Ibyishimo si ukubona ibyo wakoze neza, ahubwo ibyishimo nyabyo ni ukubona ibyo wakoze neza mu gihe abandi bantu bataguciraga akarutega babona mbese utabishobora. Iyo ni imwe mu nteruro dutangiranye. Indi nteruro iravuga ngo gushyira abantu hamwe ugamije kubaneka ntabwo aribwo bitanga umudendezo. Ayo ni amwe mu magambo ntangiranye. Niba warebye filime bita Freelancer, filime Freelancer isitori yayo yari yishe inyuma, yagarukaga ku bigendanye no kuba ubumaneko ariko bugamije kuzana inyungu rusange. Muribuka umunyamakuru kaza afata umwanzuro wo kujya kuganira na perezida utari ukunzwe n'abandi bantu kubera ko abandi bantu baramufitemo inyungu, perezida akajya akora ariko akanga kwihuza n'abandi bantu kugira ngo Amerika yafashe umwanzuro wo kumutera. Oya, ntabwo ariyo nshaka kugarukaho uyu munsi, ndashaka kugaruka kuri filime iri kubica bigacika nayo nigendanye n'ubumaneko bita Paris has fun cyangwa se umujyi wa Paris waraguye. Ni filime dutangiranye nayo, filime yasohotse mu kwezi kwa cyenda, ikaba yarakiniwe mu bihugu bibiri, yakiniwe mu Bufaransa irongera ikinirwa no mu Bwongereza. Sitori y'iyi nkuru baza kubona neza ko nayo igamije kuba aho itsinda ry'amabandi rishaka kubohoza igihugu ariko bazi neza ko bazihorera, bakaba bazi neza ko bazihorera ku bintu bigenda biba hirya no hino. Bavuga bati reka twemere dukore ibi ngibi kubera ko mu gihugu banze gukora ibi ngibi, natwe reka tubafatirane tuzashyire amabanga yabo hanze, nibatayashyira hanze, nibatemera gukora ibyo dushaka tuzabashyira hanze. Ni filime urumva yatangiye yayobowe ndetse ikanandikwa n'umufaransa ndetse kuri ubu ikaba iri guca ibintu hirya no hino. Umugambi w'iyi filime yibanda ku mugambi mubisha wa politike ushyiraho umutekano muke mu Bufaransa, n'abafatanyabikorwa bayo. Umuyobozi w'iterabwoba ariwe Jacob Pes akangisha abanyapolitiki bakomeye bo mu Bufaransa kwerekana amabanga yabo yijimye. Igitero cyagabwe kuri minisitiri w'ingabo z'Ubufaransa mu biro rusange ni umugambi yari yateguye. Iyi nkuru iri inyuma ya Paris cyangwa se inkuru yihishe inyuma synopsis y'inkuru yihishe inyuma ya Paris has fallen yaguye ku byerekeye ushinzwe kurinda umutekano hamwe n'umukozi wo muri MI6 bafatanya na guhagarika umugambi w'iterabwoba ubangamiye Paris. Umutwe w'iterabwoba uyobowe na Jacob wibasiye ibintu bikomeye, wibasiye minisitiri w'ingabo w'Ubufaransa ushinzwe kumurinda ari Vincent Taleb na MI6 ukora ibikorwa bya Jara Taylor mu kuvuga uburyo aba agaragara muri filime zitandukanye, bagafatanya kugambana ndetse no kurinda inyungu za ku giti cyabo. Inyungu za Vincent na Zara bagakeka ko mugenzi we uri mu nzego z'umutekano arimo guha amakuru Jacob, bivuga ngo bakekaga ko arimo kubagambanira bakabanza bakamugirira nabi. Ibikorwa bya Shani Harris ndetse na Vincent Rutshuru byatumye filime irushaho gufata indi ntera, cyane ko iyi filime yerekanwe kuwa 23 Nzeri 2024, yerekanwa kuri Canal Plus. Kuri Canal Plus ikaba yaraciyeho iyi filime, ikaba biteganyijwe ko izerekanwa no muri Amerika no muri izi mpera z'uku kwezi. Ni filime Paris has fallen ikomeje kugica bigacika. Uko bibazo tese kubera iki bavuga ko ari filime bagiranye n'iy'abakuru? Ni ukuvuga ngo niba wararebye amafilime nka Fatal Extraction n'ubundi uraza kubona ko uyu Jacob ndetse n'uyu Taylor ari aho bagera bagakundana bikarangira bakoze ibintu by'abakuru. Ni filime babasha kureba ku ma website yose acururizwaho amafilime, ubundi ukabasha kuryoherwa nayo. Bita Paris has fallen nayo ni mu mafilime meza cyane nonaha ngaha ushobora kuba wareba. Izindi filime ushobora kuba wareba ni The Search for Life, nayo ndumva nimara kuyireba tuzabasha kuyireba. Ikindi nakwibutsa ni uko ni agafilime gatoya. Iyi Paris has fallen ifite episode zigera ku 8 zonyine, urumva ko byoroshye kuba wakwicara ukareba, kandi episode imwe igiye ifite iminota 50 ntayirimo igejeje ku isaha. Ni uvuga ngo filime Paris has fallen ntabwo itanga avantage ku bigendanye no gukora ibintu bidakwiye ugamije kuba uzahembwa. Ni filime abantu bose barebye bakavuga ati iyi ni filime nziza cyane. Niba warakunze Freelancer, nizeye neza ko ni filime nuramuka ufashe umwanya wo kuyireba uraza kuyikunda birenze urugero.
reka nere kuvugaho byinshi ahubwo nkureke. Ikindi ni filime irimo ibintu kuba njye mpamvu nkunda aya mafilime y'ama espionage cyangwa se y'amasipayi, nkaba nanagira n'inama abantu bo kuyireba. Ni filime zituma ubwonko bwawe bwaguka cyane kuko ubona ibintu ukabasha kubitekereza ukavuga ngo what is going to be next, ni iki kigiye kubukurikira, cyangwa se ukaba wararebye filime bita Covert Affair ya Anne Walker. Ukaba warabonye ibyo yakozemo n'ubundi Anne Walker niwe wagarutse gukina muri Paris Has Fallen. Ni filime utuma ubasha kwaguka vocabulary, boosting memory yawe iriyongera, stress ziragabanyuka iyo urimo ureba zino filime cyane cyane izi za espionage. Ikindi yongera concentration uko uri kuyireba, bigatuma ubasha kumenya no gufokasinga ku bindi bintu ugenda uhura nabyo mu buzima busanzwe. Ikindi yongera ubumenyi rusange, bw'ibintu bigenda biba mu maleta agiye atandukanye, ukamenya uburyo wabyitwaramo igihe waba uhuye nabyo. Ntawamenya ejo cyangwa ejobundi ushobora gusanga uri umuyobozi. Iyi ni live update, iyi filime nakugezaho review ya Paris Has Fallen. Ikindi ntabwo iyi filime yo ntabwo igeze icururizwa kuri Netflix nk'uko izindi filime zigenda zihacururizwa.